noneho ibeshya ubivuga uvuge nko gutyo uti depite kanaka burya ari mu nteko yaravugaga ukabona navuga biraho bullshit nonsense. Na mbere yuko mu nteko bahamagara kwa bosi wawe yaba yabwiye HR ati vana ingurube mu musigiti. Igihugu rero kigahomba iki mu kutagira itangazamakuru rikomeye cyangwa se mu kugira itangazamakuru rijegajega. Hari kirahendwa sinkubeshye, ntabwo namenya ngo nangahe, ariko ntumbwire ngo izi nkuru uzabona zandikwa nziza ku Rwanda, izi exclusive interviews u Rwanda rutanga ku bitangazamakuru bikomeye mu isi, ntabwo ari ubuntu, ntabwo bishoboka. Amapiburi reportage sibyo. Ntabwo u Rwanda rushobora kubaho rudafite ibigo birukorera consultance muri media na lobbying. Normally ibyo bikorwa n'aba experts muri communication bafaho muri media sibyo. U Rwanda ruhomba ikirere, ruracyashora cyane mu bindi bitangazamakuru kugira ngo image yarwo ibe yagira ku ruhando mpuzamahanga. Nakubwiye ngo ni kwa gufata ivatiri igapima n'ibituza n'ikamyo, ivatiri burirwa irengero, nka kesi ya Jean Paul undi neza, hajya fata ku mafoto wakurikiranyweho ibirimo n'ibiyobyabwenge n'iki kurenza ku ibyo yatangaje n'ibindi. Theogene Imana yakiza Theo nawe yagiye muri kaboneza. Theo byari ibindi biratandukanye, we byari ibindi. Nk'abariya ndabyemera pe ko hamwe harimo amakosa abanyamategeko babona bakabona n'ibyaha, ariko nkubwiza ukuri ko ari ibishoboka abantu bari muri uriya murongo hajya habaho uburyo bwo kubagarura bataragongana na RIB cyangwa se n'amategeko nshinjabyaha. Abanyamakuru uyu munsi barinize kurenza uko banizwe n'ubutegetsi. Yego, amahoro y'Imana abane namwe mukunda abana shore de radio diaspora Rwanda ijwi rya diaspora n'abandi ariko muteganya kuyikunda, namwe amahoro y'Imana ababeho. Amahoro y'Imana tifuriza abantu bose. Turi kumwe na Yves nkwe mu rujye. Yves wirirwanya Imana. Wirirwanya Imana nayo yanyirirwanya. N'impera z'icyumweru wari uri kumwe nayo cyane, nta byayo byinshi nangije ni duke, iyo nta byanjye yigeze yangiza. Ibikurebera naritwararitse, ibikureberera iri hejuru ivuga uti umuhungu wanjye reka nkumbeze nyobora intambwe ze. nanga kujya mwihangana nayo, nta gatuza mfite. ubundi baravuga ngo ntuzegere urwanya n'umuntu utatsinda. Satani se ko abantu barwana nabo, Satani batamutsinda, ariko banza babwira Imana ikabarwanirira. Icyo baba bakeneye ni ugusaba ko ibarwanirira neza. Imana ubundi utabasha gukora. Hari igisigo nshaka kuzabaha cyitwa Turaba Sekibi. Yigeze gusohora icyitwa Umunsi Nzapfa, ndi kubona abantu benshi banyishyuza ikindi. Nshaka kuzabaha icyitwa ko Turaba Sekibi. Turaba Sekibi? Niho nzabaha ibyo bintu nari ndi kubabwira by'uburyo mubangamira inyungu za Satani ntacyo mupfa, n'iz'Imana mukazibangamira, ariko ho mukiyita ko nta kibazo. Igisigo turagitegereza. Yves, ni byinshi tuba dufite byo kuganira, cyane cyane ku biba bihari mu makuru, ibiri mu karere ndetse no mu Rwanda. Nabyo urabizi ko tunyuzamo gutya tukaganira. Nyemerere tuganire ariko duhere ku Rwanda muri rusange. Hari ikintu cyitwa itangazamakuru. Itangazamakuru ni urwego ruhari, ubona ko imyaka igenda yegera imbere hari icyo ubonamo, ibitangazamakuru biravuka, ariko hari ijambo ritarahinduka ku Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Mu Rwanda rwose nta bwisanzure bw'itangazamakuru buhari. Iyo barankinze ibihugu 180, u Rwanda ruri ku 140. Iyo urebye mu karere kuri raporo ya Reporters Without Border, Reporters Sans Frontières, ubona ko rwo noneho turi abanyuma mu karere.
amanota 35%. Urumva akarere kose baranakagura bagashyiramo n'ibi bihugu byose bishya n'ibyinjiramo bya Sudani y'Epfo, za Kenya, za Burundi, za Congo, Somalia na Uganda. U Rwanda rukaza inyuma. Isesengura ryawe ni irihe ku itangazamakuru mu Rwanda, kubona ko hanze mu nzego nyinshi bakunze kutubona bakadushyira imbere, kwihutisha ubucuruzi, sinzi ubukungu buzamuka, sinzi ruswa nkeya, muri raporo mpuzamahanga tuba turi imbere kandi izo turazemera, twavuga ko ari nabyo, hari n'ingufu nyinshi zashyizwemo. What is so wrong n'itangazamakuru? Kuki ari ahantu ubona ko amanota yacu nk'u Rwanda ari mabi, yewe nshatse navuga ko ari mabi cyane? nishimiye cyane ko umbajije mu buryo bugari. Ingingo maze kuganira ahantu hatandukanye, ariko ahandi bambazaga mu buryo buhita buhuza n'uyu mwaka gusa, kandi ari ibintu ubundi byaba byiza ubirebye muri rusange ukabihera inyuma. Ntabwo ranking mbi ku Rwanda mu bwisanzure bw'itangazamakuru itangirana na 2025, ihera kera. Kuba byisubiramo nta mpinduka zifatika zihari, rero byo nabihuza n'iki? Nabihuza n'umuco, nkabihuza n'amateka, nkabihuza na politiki, nkanabihuza n'abakora izo ranking. Ibyo bintu bine byose dushatse twanarenza n'icya gatanu nkavuga ubukungu. Ibyo bintu bitanu bishobora kudufasha kureba neza igituma u Rwanda ruhora ruhagaze nabi mu myanya yo kurekura ubwisanzure bw'itangazamakuru, ndetse dushatse twanavuga ko atari biza guhinduka none mu gitondo kurikije ibihari. Ntabwo ari ibihinduka ejo. Aha twicaye n'umwaka utaha tuzagira ranking mbi. Nuzakurikira. Simvuze ngo icyo nita ranking mbi. U Rwanda ni ibintu bike wajya kurenkinga ibihugu 200. U Rwanda rukaba urw'ijana na 140 na 150. Ni ibintu bike. Nakwashyira ko aho hose twaza tutaragira mu bihugu 80 bya mbere, effort zose zakorwa. Birashingira ku kirero muri bya bintu bitanu nakubwiye, kimwe ngende nkitaho. Mu muco w'Abanyarwanda ntabwo kuvuga ari ibintu bya kwisanzura mu kuvuga ibyo batekereza, gutangaza ibyo bazi. Uzanabisanga no mu mazina yabo. Vuga uziga, hisha mu nda, rekeraho. Hari menshi amazina y'Abanyarwanda uzasanga nayo akubwira ko kuvuga rwose, kurekura ibyo uzi, kubona ibintu, guceceka nyine ukona ibintu ugaceceka. Mbarimo mbazi, barimo bazi, urabazi uzi ububi bwawe ariko ntushaka kubivuga. Ntiteranye bitanturukaho gutyo. Uwo muco wacu ntabwo itangazamakuru wari umwihariko mu Nyarwanda. Nujya no kureba mu mateka, itangazamakuru ryarimo mu buryo bwacu, bitari ibinini tubona izi ranking. Buriya njye nemeza ko umugabo witwa Kimomo, niba umuzi mu mateka y'u Rwanda, Kimomo mufata nk'umunyamakuru, nk'umusini w'abanyamakuru, investigative reporter mwiza mu mateka y'u Rwanda, kubera ko yabashije kwijyana ikarabwe ntawe umutumye. Aragenda amenya ko u Rwanda rufite umwami. Abanyarwanda bazi ko nta mwami bagifite. Ubundi iyo ikarabwe, ubwo ndavuga Ruganzu Ndoli, harabunduka agaruka mu Rwanda, kandi ubwo niwe wari waje amenera akabanga abiru, avuga ati mutuze umwami w'u Rwanda arahari. Uburyo yakoze biriya bintu kujya gutara inkuru byubahirije ya process y'itangazamakuru, process of collecting, analyzing, editing, collecting, verifying, analyzing, assembling and presenting to mass audience, what. Utwo tuntu twose turimo no kudouble checkinga byose yarabikoze. Kuko ni Ruganzu mwene nde, ahari ni kwa Nyakanyana mwene nde, azaza mu Rwanda iyo gahunda irahari, azabunduka. Ego ryari gute? Aca muri process yose. Iyo bitaba mu muco, burya bayarana bibwiye abantu ati rega ngiye kureba ko umwami w'u Rwanda hari, ntangiye urugendo sha. Umuco warimo guceceka. Abantu banyihanganira mbihereye kure, ariko kumva ibintu byanjye akenshi bisaba kuntegereza, nuko nimereye nyine. Icya kabiri kibikwereka ko itangazamakuru ryari rihari, ariko ritandukanye n'iri twiga tunakora.
abanyarwanda bari bazi gutangaza amakuru bakoresheje ingoma, ibindi bikoresho gakondo. Ibiza byateye bagakominikana, bagahererekanya ubutumwa ku munwa, bamwe bakava aha bagatanga amatangazo bakavuga. Abanyarwanda bari bazi gutuma nonga intumwa ya kanaka yagiye kwa kanaka, ndetse izo communication yabo ndashaka kweka ntiyari ifite umwihariko uretse Kimomo bisemo, ahubwo hari abantu bashobora kubikora ariko bakaba bakunganirwa n'abandi bahita bafatiraho. Nibubona dusige tugira abaduha feedback, nabyo tuza muri iri tangazamakuru rigezweho ntabwo ubwo buryo bwari buhari bikiri live. Uwo muco w'abanyarwanda rero urashaka kwereka ko ntiwatangaga uwo mwihariko. Turakuze rero, igihugu kiragutse, tugiye mu bihe badukoroniza, batuzaniye ikiswe iterambere, ntemera ko cyitwa iterambere. Tutangiye kwiga itangazamakuru, rikorwa ibi, rigenda gutya, rigira gutya. Muri ibyo bihe ariko tubonye ikiswe ubwigenge, noneho muri bwa bwigenge buje burimo amacakubiri, itangazamakuru naryo rijemo muri ibyo bihe byo kwigenga. Mugani w'abaro leta, itangazamakuru risa nk'ubutegetsi buriho, riragenda ryokamwa n'amacakubiri n'ivangura byagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Imyitwarire y'itangazamakuru mu bihe biganisha kuri jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no muri jenoside yakorewe Abatutsi, muvandimwe igira neza, ndakumenyesha ko nayo ifite uruhare mu inigwa ry'itangazamakuru mu Rwanda. Urumva kubera iki? Amateka yacu ntabwo uko abanyamakuru bitwaye kiriya gihe byatumye abanyamakuru byonyine bagorwa no kwiyungana n'igihugu ndetse na sosiyete. Uko abanyamakuru bitwaye kiriya gihe byatumye abanyamakuru ubwabo biniga. Hari ibyo ushobora kuvuga wikandagira ngo ntaba nka bene wacu babanje, ntaba nka Hasani, ntaba nka Valeri, ntaba nkandi. Uko abanyamakuru bitwaye utaba nka Kantano. Uko abanyamakuru bitwaye byatumye n'abayobozi bacungira hafi adasubira, kubera ko sosiyete iri fragile, komere ntibiromoka, ibintu biragoye. Nuza kurangara umunyamakuru akajya avuga n'akari murori, ushobora kwisanga sosiyete yongeye yayidividinze. Twanze twemere ngo izi kamera na mikoro dukoresha n'inkota z'amujyi abiri, ariko nanone turi abantu on est les éléments de référence. Turi ba bantu nyine uzasanga abaturage bakotinga ngo iki kintu nicyo narabyumvishe yiva kivuga. Ibyo rero ubwabyo bituma ari abanyamakuru bari bwinige, ariko biratuma n'abantu rimwe na rimwe cyangwa na leta icunga hafi. Leta yagerageje kumera nkaho irekuye, ndavuga ngo ishyizemo bita gute ko yoroheje ingoyi, izana pluralism ibitangazamakuru nyuma yo guhirika za RTRM zari zasenye igihugu, zakangura n'ibindi. Banza mu bitangazamakuru bya mbere jenoside yakorewe Abatutsi, ntabwo nibuka neza, ariko bishoboka ko nca ubwenge hari Imvaho Nshya na Radio Rwanda byonyine. 2004, mbere ya 2004 hari ibitangazamakuru byinshi byandika, ariko nyuma 2004 tubona amaradiyo aravuka menshi. Radio 10 banze rero yabaye ya mbere, akurikira Radio Izuba, aza za Flash n'izindi nyinshi ziravuka. Uyu munsi dufite ibitangazamakuru bimeze gutyo 40, amaradiyo n'amateleviziyo. Muri uko kuvuka burya nabyo byarukure kuri itangazamakuru, ariko kuba cya kintu nakubwiye cyaho ryavuye na sosiyete ikeneye gusanwa, abantu baza bigira mu bindi bintu, kwidagadura no kugira iki, za sije ziri sensible bakamera nkaho bazihunga. Bya bintu bitanu nakubwiye uri kumva aho ndi kugenda mbiganisha. Hari kirere muri ibyo bihe n'abanyamakuru barimo, ndemera ko leta ubwo yari itarabohokera itangazamakuru byuzuye n'abanyamakuru, ariko hari hakirimo abanyamakuru nyine batumva amatwara y'ubutegetsi buriho, rimwe na rimwe n'abashobora kumva ko bakeneye guhangana n'ubutegetsi. No muri itangazamakuru ntabwo byoroha ko riba inshuti n'ubutegetsi, ntabwo byoroshye cyane, ariko nanone ntabwo ryaremewe guhangana n'ubutegetsi. Uri umunyamakuru ukaba wumva uhanganye n'ubutegetsi, menya ngo uri mu nzira itariyo. Kandi burya batazakubeshya, ntuzatwara ivatiri ngo wifuze kugongana na rukururana utwaye akavatiri. Ubutegetsi ni rukururana, wowe munyamakuru uri akavatiri, wenda wamena ikirahure cy'ubutegetsi, ariko cyakumena kasike, sibyo? Ibyo iyo diweri yarabaye ku abanyamakuru bamwe na bamwe cyangwa ibitangazamakuru bimwe na bimwe. Ari naho hagiye hahera bakavuga ati aha mwabonye, kandi leta wayumva ku ruhande rumwe
n'abanyamakuru hari abo ushobora kumva ukavuga uti wenda cyari ikibazo cy'ubumenyi cyari iki, nubwo ntakana ko abanyamakuru bari bafite agenda yindi journalistically biba byapfuye. Mu mpamvu zindi nshobora kukubwira kugira ngo twirinde tutaragera kubireba muri uyu mwaka honyine, mu itangazamakuru harimo ikibazo cy'ubumenyi. Icyo kibazo cy'ubumenyi bw'itangazamakuru abantu bamwe bakakihishamo mu gutinya kwa borda sije zimwe na zimwe, kubera ko nta bumenyi afite, nyine azi ko n'ibyo yemerewe gukora ntiyabikora kuko nta bumenyi, cyangwa ntazi n'uburyo ibyo bintu ushobora kubirenga. Inkuru ikomeye, uburyo bwiza bwo kuyikora urayibaransa. Wipfa gukora inkuru ikomeye ngo uyirekure journalistically cyangwa se professionally, inkuru yose ikwiriye kuba ibaranshije. Ariko ndakubwiza ukuri, ubu mpurututse mu gitondo nkavuga nti iyi Rayon Sport nta cyerekezo ifite, ntacyo. Kipe ejo yatsinzwe nk'abana b'ibitambambuga, barakinaga ukagira ngo ntibariye, bariruka ukagira ntibabishaka, yewe no kubareba byari biteye ishozi. Mu by'ukuri ayo magambo mvuze ntabwo ari mu mwuga, ntabwo ari ndabona ukuri ko Imana Rayon Sport ntiyandeka. Ndi gushaka kukwereka ibintu biba biremereye. Noneho ibeshya ubivuga uvuge nko gutyo uti depite kanaka burya ari mu nteko yaravugaga ukabona binavuga biraho bullshit nonsense. Na mbere yuko mu nteko bahamagara kwa boss wawe yaba yabwiye HR ati vana ingurube mu musigiti, sohora ibindi tuzabivugana nyuma. Shaka kwereka iyo rero iremereye, nimba ubona wa wundi yavugaga nonsense, sibyo, fata undi musesenguzi munini kutinya kubaha Dr kanaka depite uriya biriya bintu yavugaga, undi niko umudepite yakitwara, agomba kwitwara. Bigenda bite akuvuga ati depite biriya binabakora nama hano, ntabwo depite aba ameze kuriya, wazi speaker. Ariko undi uriya mudepite ntabaza yanyweye n'ibiki nibishoboka kubaza undi mudepite mu ishyaka batavuga rumwe n'ubutegetsi, si usanzwe yitwara gute mu nteko, depite umwegere kabana bakurya nawe ukubitemo utundi tuntu twawe. Ndakubwiza ukuri, iyo nkuru yamurakaza akabyimba akamera nk'umugati ugize ifarini nyinshi, ariko bitabaye bimwe by'imbaraga kugira iki mu buryo bw'amategeko ya buri cyo kugira, kiretse bibaye by'izindi mbaraga. Noneho bamwe kubera ko adafite ubumenyi ngo iyi sije kiremereye naya bordane niki, hari igihe bagenda inkuru akazitinya, hakaba abandi babaye aba activiste, nabyo kandi n'ubumenyi buke butera abantu kuvuga ko nakibera umu activiste mu itangazamakuru. Umuntu wabaye activiste ari sensitive burya, hari sije atatinyuka, hari ibyo atakora. Bariya bo nibajya gusesengura babyite ko itangazamakuru rinize, n'uwinize bavuga ko leta yamunize. Hari ikindi kintu cy'ubukene. Kimwe mu bintu bizakwereka ubwisanzure bw'itangazamakuru ni inkuru zicukumbuye. Inkuru zicukumbuye zisaba amafaranga. Ibitangazamakuru byacu birimo ibiduhemba runonateye, niba duhemba byihangana bihemba 45 ibigerageza. Noneho hari ibindi guhemba babifata nk'ikintu gitagatifu bakabihungira kure, sibyo, bakirinda guhemba ngo bitazabateza ikibazo. Abo bantu utegereje ko umunyamakuru uri muri izo kondisiyo akora inkuru icukumbuye? Ntabwo bishoboka, sibyo. Wajya kureba rero ibyo bigenda bikurikirana, hakaza ari kimwe nakubwiraga na politike uburyo imeze. Ntabwo yanga itangazamakuru, hari impinduka yagiye ikora zifasha itangazamakuru, guhindura defamation law, kugira hari ibintu mbere byari bikaze ku munyamakuru ukabona ko bimuniga koko, ariko nanone hari ibintu byafashaga abanyamakuru uyu munsi bidahari. Minisiteri y'itangazamakuru ntayihari. Uri bumbwire nk'inshingano ziri muri RGB ngo Minaroke, banza ufate ko minisiteri y'itangazamakuru ntayihari. Minisiteri bayihari ishinzwe itangazamakuru byihariye, nibwira ko hari uburyo yaryitaho birenze kuba ribarizwa muri shambo rimwe mu yindi minisiteri ishinzwe ibindi bintu igihumbi. Hari ibindi bigo bya leta byafashaga itangazamakuru muri icyo kimeze nko kongera ubumenyi n'ibindi.
ndanenga ababiyoboye n'ababibayemo kurenza leta, kubera ko batumye leta ibona ko ibihomberamo amafaranga amwe aranyerera, harimo ibibazo n'ibiki. Media High Council ndabizi hari, nawe wari umunyamakuru. Nta banyamakuru uzi Media High Council yavuye ibinyamakuru byabo tukabibura. Bari barashinze ibinyamakuru byo guhora mu mahugurwa gusa, atari abanyamakuru kuko habaga harimo amafaranga. Ariko nanone ntabwo duhakana ko bamwe mu banyamakuru dukora none, ubumenyi dufite Media High Council ariyo yabuduhaye binyuze mu mahugurwa atandukanye. So ibyo by'uwo bishingiye ku bumenyi harimo ibyo bintu bigenda bivaho. Hakabamo nimvuga politike z'ibindi bihugu byo hanze zishobora gukoresha ibitangazamakuru bindi byo hanze mu gutanishinga isura y'u Rwanda, bigatuma rimwe na rimwe n'abayobozi b'u Rwanda batabembekera itangazamakuru, bagahora baryikanga. Muribuka kesi z'ibitangazamakuru birimo n'ibifunze. Ibyo bintu byose muri rusange bishobora kubangamira itangazamakuru n'ubwisanzure. None abo bajya kurankinga bagakurikiza amahame ari universel cyangwa se ari rusange, ariko amwe atari applicable hano nyine kubera za mpamvu zose nakubwiye. Bivuze ibintu byinshi bitandukanye. Mu byo uvuze 90% n'ibireba umuntu ku giti cye, bitewe n'uko umuco wa Rwanda, ubwo n'uwo munyamakuru yakuriye muri uwo muco, amateka y'igihugu ni umunyamakuru yakuriye muri ayo na societe abwira nabo yaka amakuru, nabaza kumuholdinga accountable ku nkuru yakoze, nabo bakuriye muri ayo mateka n'uwo muco. Ariko muri izi raporo batunga gatoshye cyane inzego z'ubuyobozi, bakavuga ko ari cyo kibazo zivuzeho, banazisorezaho komoza kuri politike, cyane cyane nk'ibibazo kubona ko bavuga ko impamvu zihari nuko banyiri ibitangazamakuru benshi ngo nabari pro government, n'abantu benshi bakora itangazamakuru ugasanga n'uwo murongo barimo, bigatuma batashobora kujya mu murongo. Ubundi politike ifite ikibazo cyo kutahisa ubwisanzure busesuye itangazamakuru kuri ibyo byose barondoye, bihombye iki gihugu kuba abantu badatinya itangazamakuru mu Rwanda nk'uko baritinya nko mu bihugu bitandukanye birimo Kenya, nk'uko bimeze muri Leta Zunze Ubumwe. Urebe nko muri Amerika aricyo bita ngo ni Watergate scandal, ndayizi yo mu 1972. Yego, ubutegetsi bwa Richard Nixon babiri, ariko bahabwaga amakuru n'umuntu bamwita Deep Throat. Uwo muntu wabahaga amakuru, yego, ariko ni amakuru yitwa Bob Woodward, yego, umugore bamwita Karen, mbese mbyibuka. Ariko Bob Woodward ejo ndiwe yanasohoye igitabo nabonyemo avugamo amabanga ya Putin na Trump n'uburyo baganiraga kenshi. Thank you so much. You remember very well. Byibuka ko wari FBI wari warihimbye Deep Throat, gusa amazina bashyize hanze ejo bundi, itangaga amakuru birangira washakaga kwitoza, ariko komisiyo yo kwitoza Richard Nixon bamuvumbuye ko ari kubipangira inyuma, barabipublishinga muri Washington Post, bimuvanaho. Ubwo dufashije nk'abantu, icyo gihe Richard Nixon yakoresheje abantu bahoze muri CIA n'andi bahoze mu gisirikare cya Cuba, batanu bajya kumena inyubako yakoreragamo ishyaka bahanganye. Ubundi bwa Watergate, n'ubundi iyo nyubako iri mu bice bya Watergate. Wanza ari rya shyaka ry'abademokrate, wanza Richard Nixon yari umurepublicain nimba ntibeshye. Wanza yari ishyaka ry'abademokrate, barayimena. Mu kwimena bayimennye igikomando, ariko habaho kubakeka n'iki. Noneho Bob Woodward yari umunyamakuru mujene, bibaze ko Bob Woodward aracyari, kandi turi kuvuga ibintu byo muri 72 na kangahe. Bob Woodward na mugenzi we bari abanyamakuru bato, kandi urabizi mu itangazamakuru abanyamakuru bakiri bato ntabwo bahabwa umwanya ku nkuru zikaze. Inkuru bihakuyikurikirana kwaje bucece. Inkuru itangira kuza kuri front pages, buriya mu binyamakuru biprintinga inkuru akenshi ziza kuri page y'imbere aba ari inkuru ziremereye. Ibyo inkuru bayisohora mu maseri, bakaba bafite umuntu baha amakuru bahimbye izina nyine Deep Throat, ariko bakanga kumuvuga nyine yari umuyobozi wa FBI kiriya gihe. Amakuru ari basohora seri, birangira perezida yeguye. Undi banza amatora yari yanabaye ahari, niba ntibeshye cyangwa byari imbere gato y'amatora. Abanza amatora yari muri 74 ahari, birangira Richard Nixon avuyeho. Rero yari inkuru icukumbuye nyine kiriya inkuru icukumbuye. Aho ndi kuganisha ikibazo cyanjye no kwima, urumva itangazamakuru ushobora kugira uruhare wenda mu gutuma ikintu kibi kidakomeza. Niba ari umuntu uri ugiye kurya gira inka ukaba wayimutesha hakiri kare, kuko hano abanyamakuru bashobora kubitangaza
tukaza guhomba kugira igihugu gifite itangazamakuru ridafite intege. Iyo usesenguye ubona bihombye iki gihugu? kirahomba mu buryo bumwe, ariko nashakaga guhera ku kintu wari wavuze ngo aho itangazamakuru ridatinyitse nko mwa biriya bihugu bindi, nabyo ndaza kubijyaho. Itangazamakuru ni umufatanyabikorwa wa leta, ariko kubera ko ari watchdog, iyo ritinyitse cyane bishobora gutuma ritabona amakuru naryo, ahubwo byakabaye byiza ryubashywe kandi ryizewe. Itangazamakuru ryizerwa gute? Ritari korompi. Ibyo dufite byoroshye ko riba korompi, ni umwuga wahariwe abakene. Ni hantu bubona umunyamakuru ajya muri hoteli gukora inkuru itari wofi, kubera akazi ko saa sita baza kurya. Nataba ari muri agatransport k'icumi, bamubwira agatransport k'icumi inkuru itari wofi akayikora, kuko bamubwiye ngo baraza kumuramburusa agatransport yakoresheje, kandi yakoresha akamoto ka 5 salary turi n'igihumbi, baramuha 10 bamuhe n'ibiryo free lunch. Byageze aho umwe mu banyapolitike hano rwose areba uburyo abanyamakuru baba bahirimbanira amasahani, sinzi imba bakibikora, ati ni imihirimbiri. Sibyo? Aho ngaho rero ubwo bukene ni ikibazo, biragoye ko ryakubaho daso sense. Icya kabiri, kwitwara nk'uko ryitwara mu biriya bihugu, nyine ndakubwira ngo imico ntihuye. Ubwo wahita unibaza uti kuki bigaragambye aha ntibigaragambye? Abanyarwanda baba bishimiye si ibintu byose, ariko ntabwo ari imico yabo. Nabajije umuntu mukuru namaze se, na kera kujya cy'ibwami ntabwo abantu bigaragambye, akavuga atoya, muri kamere y'abanyarwanda barayoboka, bakigaragambya imbere y'umwami. nuko bimereye nyine. Abanyarwanda umutegetsi wabo baramuyoboka. Ubu ni ukuvuga ngo nanjye ukuri imbere, ubu turi ku rwego rumwe kuko dukora akazi kamwe, hari no mu nshingano zisa nko ziri ku rwego rumwe, ariko ejo bihindutse ukambera umuyobozi, ntabwo nongera kuba bimwe ngo uhamagara nk'ubwani salama musaza, ntabwo babwira deje salama musaza, niriwe bosi. Nifuzaga, ntabwo nongera kuba we tujye oya, nifuzaga ko twagira gutya, mpindura uko nakuvugishaga, nuko niyo kamere y'abanyarwanda. So igihugu rero kigahomba iki mu kutagira itangazamakuru rikomeye, cyangwa se mu kugira itangazamakuru rijegajega? Hari kirahendwa, sinkubeshye, ntabwo namenya ngo nangahe, ariko ntumbwire ngo izi nkuru uzabona zandikwa nziza ku Rwanda, izi exclusive interviews u Rwanda rutanga ku bitangazamakuru bikomeye mu isi, ntabwo ari ubuntu, ntabwo bishoboka. Ni amapiburi reportage, sibyo? Ntabwo u Rwanda rushobora kubaho rudafite ibigo birukorera consultance muri media na lobbying. Normally ibyo bikorwa n'aba experts muri communication, bafaho muri media, sibyo? U Rwanda ruhomba ikirere, ruracyashora cyane mu bindi bitangazamakuru kugira ngo image yarwo ibe yagira ku ruhando mpuzamahanga. Byakora ihe difference itangazamakuru rikomeye mu Rwanda? Rikomeye, fata nk'urugero, nk'ubu hari umugabo umwe mbona uri kumpa icyizere, nta nubwo akorera ku itangazamakuru cyandika, bifite umuyoboro wa YouTube witwa long form, ngira ngo akora ama exclusive interviews n'abantu ari kubona bazima. Uzi nk'umunsi uriya muyoboro uzaba munini, ashobora kuba Taka Kariso n'umunyafurika, ashobora kuba Remfoka, ashobora kuba Marvin Alford, sibyo? None hibaze dufite nka The New Times iri credible cyane, iremereye, abantu batajajinga inkuru zayo ngo bimeze gutya, nyine ikora uko igomba gukora. Fata ubundi kuvuga nk'ibitangazamakuru bikora mu rurimi rwo hanze, The New Times, The Chronicles, ubwo ni iki ndi kuvuga bikora exclusive nyine mu ndimi zo hanze, Urukanape iki bikora mu gifaransa cyangwa icyongereza. Keti Press ni ikora mu gifaransa. Keti Press ntabwo ari Kigali Today buriya. Nyine Kigali Today ikora mu Kinyarwanda, yitwa Kigali Today, ikora mu Kinyarwanda. Yakitwa Keti Press gakora mu cyongereza. Okay, sawa. Gusa n'agashami ka Kigali Today bivuga n'ibyo. Bikaba bimeze gutyo. Abanyamakuru bagakora independently, kandi gukora independently ntabwo bisobanuye kuva mu murongo w'igihugu, nyine ngo umere nkaho wowe n'ubutegetsi you are locking horns, you can't. Nakubwiye ngo ni kwa gufata ivatiri igapima n'ibituza n'ikamyo, ivatiri burirwa irengero,
urumva dushobora kugira gutya tukabona Katy ariko se Place iyo kamyo kwidedembya mu muhanda kubera ko ihanganye n'amavatiri ntishobora kugira ibyigonga amaborudire ndetse cyane nibyo nakubwiye nyine itangazamakuru no mari kuko ari watchdog rishobora guholding accountable abayobozi bishobora gutuma baba accountability banini kuba riri weak accountability ishobora kuba nto ariko rikaze rishobora no gutyaza abayobozi bamwe na bamwe muri uko kubatyaza rimwe na rimwe rikajya rinatambutsa ubutumwa bw'u Rwanda bukagera kure bidasabye ko bunyura mu kanwa k'abanyamahanga kandi ibyo biva mu kuba abanyamakuru nyine bakurira hasi bakabona aho bakorera amakosa bakazamuka bakaba experts n'abayobozi bamenyereye iryo tangazamakuru riri strong utagira ngo iyi mitego bagwamo imbere y'ibitangazamakuru mpuzamahanga irashoboka fata nk'urugero nta mutegetsi uzi ubushize abanyamakuru bihishemo akabamenera umuceri bari kwisangirira akarahuri nawe yarashe hasi akamena umuceri nta mutima mubi yari afite ariko kuko atamenyereye ko nka biriya ubikoze mu Rwanda ni ukuri kw'Imana ukihisha mu muyobozi kuriya inkuru ukayikora bahita bakwita umwanzi w'igihugu kandi umara abanyamakuru barabikora cyane hari umunyamakuru turi kwiga investigative journalism nabonye w'Umudage washakaga gupuruva ko iwabo haba ivanguraruhu ari abarasiste harigenda bamukorera amasubstance chimique yo kwisiga akaba umwirabura kandi atari we hejuru agashyiraho perike ku rwego asa nk'abanyaeriteriya yajya ajya mu bwato bakamusohora n'imbwa ye kandi abandi bafite ubwato bari kwinjoyinga yajya muri resitora bakamunena hamwe bakamuzamuriraho ibiciro kandi ubwo ari kuba filime arangije asohora iyo nkuru yafashije abategetsi kwerekana ko iwabo ikibazo kigihari bagerageze kurwana nabyo nka biriya ubikoze intana ukabikora nko kuri meya sibyo ukigira umuntu w'umucuruzi ushaka kumuha ruswa ukamufirima ruswa ari kwenda kuyemera paka yemeye ejo ukabisohora ukamuga uti burya rero njye ntabwo ndi umucuruzi byakubaho wowe kuba umunyamakuru nyine birahura na twa tuntu twinshi ibyo bishobora kunanizwa nuko na tele itakwemera n'ikofi ubundi uzi ko umunyamakuru ukora inkuru icukumbuye bashobora kumuhereza amezi 6 atanaza kuri station nakorera iyo station yaba ari iyihe yabiguhemba iki izacu ntayabishobora ariko ubundi inkuru icukumbuye akaba yari ukigenda tubare urashaka gucukumbura hari inkuru nigeze kwenda gucukumbura ariko bamuganga iranca umutwe kera nkiri muto ndayireka nshakaga gucukumbura uburyo abayobozi bakorana n'amahoteli agaburira uturere cyangwa bafitanye amasezerano bakasanya iyo hoteli runaka ikabagaburira nshakaga gucukumbura uburyo ari nayo iyo fagitire y'akarere ari nayo bakoresha mu businzi bwabo bwa ku ruhande n'iki kandi hasohokanye n'amahabara yabo n'ibindi kandi nari nabonye amakuru yibanze umwe mu bantu banyoraga mu gitangazamakuru nakoraga bamubwira ati se shaka uri muto waciye ubwenge ukabyihorera ni ukuvuga ngo iyo aba ari nk'ibintu bishoboka ari inkuru nshaka gukora neza nashakaga kutayikorera mu karere mbamo cyangwa kegeranye n'ako mbamo nkaba mvuye kuri station nk'amezi 8 ibi bya YouTube bitugaragaza no bakatumenya byari bitaraza cyangwa tutarabimenyekanaho nkajya nko kwishakira akazi mu kabari k'Ikarongi hamwe hakorera bantu nkahamara amezi 5 nibonera data zihagije nkahava nkajya mu Karubavu nkahamara 3 nkahava nkajya no mu kandi nkahamara 2 data nari kuba mfite nashoboraga kuzihushingiraho bijira mu gihugu cyose iyo santere hagije sibyo ariko ibyo nimbikora nakicwa n'inzara ninde wampemba maze icyumweru ntaza kuri station ko twebwe hano mu bitangazamakuru byigenga urwara icyumweru bakakwirukana imikino ntabwo yahise no gusiba icyumweru ngo urwaye iki wabyaye cyangwa uri umugore ubyaye kabiri gakurikirana ntabwo bikunda kwa kunda abagore bamwe batwara inda kiri ku kiriri kabyara mu kwa mbere mu kwa kabiri akaba aratwite aratangira ku kwiga ahita barati mu myaka 2 harimo amezi 6 atazakora ubugiye ibyo rero u Rwanda itangazamakuru ryakomeye byajya birworohereza gutambutsa inkuru zarwo zikagera kure rudahenzwe icya kabiri icyo nakita kuvuguruza ibyo ruba rwavuzweho bitari byo byajya byoroha kurenza kuvuga ngo nimba twabaye tarnished babandi babyita gute bamwe bakoranye
hari inkuru ushize abantu bacumuka babyita babandi ba forbidden stories, babandi barimo bakoze za nkuru za Rwanda classified. Rwanda classified, yego. Nimba bakoze ibyo kujya bivuguruza ntibisabe ko tujya muri Jeune Afrique, tujya hehe, nayo niyo byaba ikaba yakotinga The New Times, ariko birasaba iki ngo iyo The New Times ibiri kuri urwo rwego? Nuko ibanza ikaba ifite amafaranga, nuko iza gukora rimwe na rimwe ikajya ikora ibyagezweho akadomo.com, sibyo, ikanakorwa n'ibitaragerwaho akadomo.com, n'ibigoye kugerwaho akadomo.com, noneho kandi ikagira na stories nini ikavaringa independently kandi ziri mpuzamahanga, ku rwego abantu batangira ukajya ujya kubona ukuntu hano muri Cote d'Ivoire inkuru y'iwabo bari gukotinga The New Times, nkuko natwe dukotinga Jeune Afrique ku bintu bya hano, nkuko dukotinga Semaphore, nkuko dukotinga Africa Intelligence, gutyo byaba byiza cyane. Mu magambo make ntabwo ngiye raporo nemeranya nayo research, ariko hari ibyo ivuga nyine mbona bikwiriye kuba reminders bitubwira ngo ibi ni ibyuho mukwiriye kwitaho. Nibyo kwihuta iyo tuganira utanga ingero z'ubuzima tubamo, nibyo byiza bashaka ko twiganirira kugira ngo turebe ko ibyo tuvuga biba byabayeho koko, apana byo kubeshya no gushaka ibyo guhimba. Byo kuvuga ngo itangazamakuru rirakennye, ubwo ntibaba ushubije n'impamvu rikennye. Riramutse rikuze rikaba ari ikintu gikomeye ryeguza abantu ko bakoze amakosa, rivumbura ayo mafaranga abayobozi barira kandi yandikiwe za misiyo zitandukanye basohokamo n'amahabara yabo, rivuga ibyo bintu rikaba ryabakura ku mugati. Abo bagatoye amategeko rivugiye ngo ribe ryagira ubushobozi, bakaba bakomeza kurigumisha hasi kugira ngo batikururira ikishi, niko abanyarwanda bavuga, kwikururira ikishi. Sinzi niba ifigeti uburyo wowe uzamura umuntu akazakubera. Ntabwo abayobozi mu nshingano zabo ariko harimo kwiba igihugu, ntabwo ibyo biri mu nshingano zabo. Ntabwo mvuze ngo birimo, ariko barabikora kandi babikuramo inyungu. Yego, uramutse uzamuye ikindi kintu kikubuza gukora uwo muco wacika, uwo muco wacika. Ariko urumva baba bavuye ku mugati. Nicyo mvuga, si cyaba aricyo gisubizo gihari gituma ritazamuka, kubera ko nihanganira gato abakarivugiye ngo rizamuke cyangwa baryemeze rizamuke bungukira muri uko kuba rifite intege nke. Icyo ndacyemera ko ntabwo ari bose, ariko n'umwanya w'igihe nibabibona bazabikosora. Ni ukubyibeshyaho nyine, abantu bakibeshya ko itangazamakuru rikomeye rifite imbaraga, abanyamakuru bari mu bantu bafite amafaranga, ibitangazamakuru byamamaza bikinjiza. Ndabyemera ko icyo gihe byatuma koko hari amasije bataborudaga, ariko byafashe. Rega n'ibintu ushobora kuba bikaba nk'ari consensus, akaba ari inkuru nyine abantu bavuga mu buryo buri uniforme batarengaho, ariko ibindi nimba bimeze nk'uko ibindi mureka abantu bavuture. Niba hari ibyo tuzi nyine mu bijyanye n'umurongo w'igihugu n'amateka y'igihugu, tukaba tuzi ngo izi nkuru zifite amagaridefu kandi arimo n'amashanyarazi. Kuzivuga uzivuga uhagaze muri metero 10 ntabwo wegeraho cyane, sawa, izo ukazimenya. Ariko hari n'izindi tutavutura abantu bakabaye bavuga, kandi byakabaye bifasha igihugu. Njye mbwira abantu ngo ndababara iyo mbonye bavuga ngo u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere bidafite ruswa. Mpita numva ngiriye impuhwe Afurika. Keretse ruswa nimba twe igira andi mazina, cyangwa ruswa tukaba kunyereza umutungo wa leta, byo tubitandukanya na ruswa kameze ukundi. Tuvugisha ukuri, uze nko kumbarira ngo mu myaka ingahe ishize stade ya Huye ivuguruwe kangahe? Uze kumbarira ngo stade y'Ipere ivuguruwe kangahe? Haba iki kugira ngo ivugururwe buri myaka ibiri? Uze kumbarira imishinga minini ya leta yagiye igwingira, nuko abanyarwanda ari abaswa babigize nabi? Ahubwo ugasanga umuntu wari uri kwitangira igihumbi kugira serivisi ye yihute, bari bafungiye kwiba igitoki akavuga ati reka ntange wenda 20 umugabo atahe, ngo bamufatanye ruswa. Umutungo wa leta uranyerera my friend. Ahubwo abantu bakoze formule nziza zituma bitagaragara kuri kugenda. Hari ibintu bikorwa remezo bikorwa bikangirika bitaranatangira cyane rwose. Ingero ni nyinshi tarataho cyangwa bimaze. Hari none wajya kureba ukabona nganira gato nanjye ngurugero rumwe. Hari ahantu nagiye ejo bundi ngiye kujya mu mahanga,
nambukiye ku mupaka wa ruguru nibuka uburyo hari hashize igihe umupaka ufunzwe hari kubona ibikorwa byo kubaka uruhande nyine hano kuri one stop border post y'u Rwanda, ariko ejo bundi nagiyeyo mbona inzu yatangiye kwikamo gutya, mbona amazi arapfumura mu itara hejuru, kandi inzu itaramara n'imyaka 2 kuko I remember ko nagiyeyo umwaka ushize, kandi ibyo bikorwa byo gusana bitangira nko muri 2020. Urujya n'uruza rw'abantu rwatangiye gucaho nyuma y'uruzinduko rwa Muhoozi 2021 mu kwa gatatu 2022. Urakoze cyane, urumva harashize imyaka 2 tubonye ibikorwa, gusanga inzu nk'iyo ngiyo yubatse icyo gihe niyo gutangira gusenyuka nyuma y'imyaka 2 wari ukomeje utitanga ingero. Ubwo rero nk'ibyo umunyamakuru kubye exposinga akahita akubwira ati iri soko ryo kubaka umuhanda Kagitumba Kayonza Ngoma Bugesera ni urugero wariwemo amafaranga yaranyereye, uwo muntu uko karava ku mugati ubiri inyuma, ariko se ntabwo igihugu cyungutse. Umuntu naza gukora inkuru akavuga ati ariko ibi bintu mwita competition mu masoko ntayirimo, ni telefone isoko A Mr C yaritsindiye kubera ko Mr Z yahamagaye Mr Y akavuga ngo ndavuze ngo ibyo byatumye kanaka. Ntabwo ubona ko uramiye igihugu hari umushoramari wari ugiye kugenda acitse intege. Ntoze itangazamakuru ntabwo nyine abanyamakuru bakwiriye kuba batinyasije zose zifatika, kandi ndakubwiza ukuri ko aho bigeze bimaze kuba umuco ku rwego nta n'umuyobozi ugwagaze hejuru na leta itagusaranye, abanyamakuru batinyasije ziri sensible. Ariko ntabwo nyine byabura, rimwe na rimwe binakorwa ko ari ubuyobozi bikoze ku giti cyabyo cyangwa umuntu ku giti cye. Fata urugero Gikarongi, nta munyamakuru uzi wakoze inkuru avuga ko abayobozi baho bafata ibyemezo wagira ngo ntibize. Shobora kuba yarabaze nta kinya mu buryo wenda abaye ari nge ntakoresha iyo mvugo, ako yarayikoresheje. Abayobozi ntabwo bamujyanye muri rehabilitation center, ntibamujyanye mu nzererezi. Uretse no kuba inzererezi ubwabyo bipfuye, ntabwo umuntu akwiriye kuba inzererezi mu gihugu cye. Ngewe kunyita inzererezi wanyita impunzi. Kumva urabikoze noneho umuntu umwisa inzererezi, mujyanye mu nzererezi kubera ko yavuze ibyo, ubwo uvuguruje ibyo yavuze. None se iyo raporo niba yihera hejuru u Rwanda bakarurankinga nabi, ntabwo bigizemo uruhare guhesha u Rwanda amanota mabaho bitari ngombwa. Birahari hari abo bantu, ariko si umurongo w'igihugu uko mbibona pe. Ntabwo mbona umurongo w'igihugu mu ishusho yo kubangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru. Hari abantu bake bafite imbaraga mu mitegekere bashobora kumva nyine kwigenga k'umunyamakuru bibangamiye, the way wabimbwiraga, ariko simbibona nk'umurongo w'igihugu. Hanyuma ubushake bwose burahari bw'igihugu mu gutuma abantu bitambika itangazamakuru bakumirwa. Nk'uwo nguwo wa Karongi uvuze, ni Karongi ni Rutsiro? Ni Karongi wajyanye umunyamakuru umwe mu nzererezi kubera ko yabanditseho inkuru. Hari icyo ubushake bw'igihugu bwamukozeho kugira ngo tubone koko? Ntabwo nigeze nongera kubikurikirana niba hari icyakozwe, nibwira ko ntacyo tuba twarabimenye. Hari n'ibindi ubona nyine ure ntakubeshye nka kesi ya Jean Paul undi neza, hajya fata ku mafoto wakurikiranyweho ibirimo n'ibiyobyabwenge n'iki kurenza ku ibyo yatangaje n'ibindi. Theogene Manirakiza Theo nawe yagiye muri Karongi. Oya Theo byari ibindi biratandukanye, we byari ibindi. Nk'abariya ndabyemera pe ko hamwe harimo amakosa abanyamategeko babona bakabona n'ibyaha, ariko nkubwiza ukuri ko ari ibishoboka abantu bari muri uriya murongo hajya habaho uburyo bwo kubagarura bataragongana na RIB cyangwa se n'amategeko nshinjabyaha, guhera ku gitangazamakuru akorera, guhera kumuganiriza ku giti cye, kujya ku gitangazamakuru akorera, kugera muri RMC niba ari umunyamuryango wayo, kugera ku nzego zishoboka n'ibishaka bijye no mu muryango na hehe, kurenza amapingu. Umuntu tuzafunga umuntu watemye umuntu, dufunga umuntu wibye, dufunga umuntu wasambanyije umwana,
n'utwawe n'amarangamutima akavuga ngo wagihonewe iki n'iki by'uko nawe marangamutima muzonze nawe dufunge finally. ntabwo tuzabikeza ko ibyo yakoze ari byo. Ntabwo ari ukubigeza n'ibyo nakubwiye. Hakwiriye kubaho ibindi bihano bimeze ukuntu basi mubaninge mu gihe runaka. Ucamande. Umucamande. Mukoreshe tije. Ariko nyine ntibize kuko ibi bintu ntabwo nibwira ko u Rwanda hari uburyo ntabwo mbona reaction y'u Rwanda rubifata nka byacitse cyane, ariko nabyo ntabwo aba ari byiza nk'igihugu gicuruza isura, igihugu kigiye koherezwamo impunzi z'Abanyamerika. Shabara umuntu abazaza tuzabigirira ikiganiro kirambuye. Ntabwo mu Bwongereza bazaza, ari ntumwe Bwongereza igiye kuza mu Rwanda kandi simbona ibyo bitajya kuri agenda. Kandi ubwo Abanyamerika nibaza bikaba successful, mwitegura Abataliyani, ndabona Meron azaba bohereza, mwitegura abo muri Denmark, mwitegura. Rwanda agiye gukorera andi mafaranga binyuze mu abayobozi bazakubwira ko nta mafaranga babikoreramo, Katarina yagamijwe, ariko amafaranga azaza. Ahubwo ngende kwisabira akazi nanjye iriya amafaranga nshaka kurya. Kuko urumva kubitaho niyo Trump we ntabwo ari umubirokrate, ntabwo ari umubirokrate cyangwa umurobist, we aca yo kujya kunyura mu bantu benshi. Barabo bazaza, believe me, barabazaza Abanyamerika. Yego turi kugana ku musozo kuri ingingo y'itangazamakuru, wavuze imvugo itarimo icyizere uti biranashoboka ko mwaka utaha ukurikiye nabaze mbonageje hafi muri 2030 uvuga ko nta cyizere bizaba bikiri habi. Niki cyakorwa kugira ngo duhindure uwo murongo mubi? Ese koko birakenewe mu bintu byinshi biri gushyirwamo intege, wenda nk'igihugu gishyira intege mu kugabanya ubukene bakava kuri 38 kugera kuri 27, ubukene bukabije bakava kuri 16 bakagera kuri 7, kugabanya abana bata ishuri, ukabona nyine byabahangayikishije, abapfa bavuka, abari mu mirire mibi, ukabona nyine ibintu igihugu gishyize imbere mu kurwanya. U Rwanda mu byo rushyize imbere nicyo kirimo. Urukino n'iryo tangazamakuru ruzamamaza ibyo bintu sikabimenya ko byakozwe. Urukino n'iryo tangazamakuru, iryo tangazamakuru birasaba ko riba ari itangazamakuru ririmo abantu babishoboye kubikora kandi banemerewe no kubikora ko bitagezweho. Umunyamakuru utari bujye gukora ko batanze inka 200 muri gira inka Munyarwanda, gahunda nziza ya leta yatangijwe n'umukuru w'igihugu. Umunyamakuru nemerewe no gutinyuka kuvuga ko mu nka 200 batanze 50 zirwaye, kandi ntihagire umuntu ubifata nabi. 50 ari ibimasa, yego, ko bahaye abantu ibimasa, cyangwa ko ari uwahawe inka bwa 4 buri gihe ahabwa. Hari kwe 200, yego nibyo, ariko hiragiye mu rugo rurimo izindi 3. Sibyo? Ibyo bintu ni ibintu abantu bashobora kugira. None sibyo ngibyo ubundi hari ubuza kandi nakubwiye ngo sinakweretse aho censorship iva. None reka nkubwiye n'ahandi hantu. Mbere yo censorship nyihanganira uko kuzirekura iyo shene yo kuva muri Minecofine kurekura amafaranga kugeza aho igeze ku muturage wa nyuma, ni ahantu umunyamakuru abazi iyo nzira ku buryo agenda akareba ngo amakuru iyo araboneka umunyamakuru barayamuha. Ubundi bavuga ngo umunyamakuru rirekura, hashyizweho itegeko ryorohereza access to information law, nge nyita toothless dog. Hari umuntu uzari bwahanwe kuko yimanya amakuru se? Abantu bazisanzura se n'amakuru bata accessinga? Ntabwo uzi mu bijyanye no kubona amakuru runaka cyangwa se ibiganiro ama selections ashobora kubaho. Hari ibintu byiza nyine bihari ko hari n'ibintu bidafite icyo bitwaye. Umuntu ari kukubaza ngo wampaye kopi y'imihigo, reka nguhe urugero. Resama nabwiye abantu bo muri kompanyi yitwa African Parks igenzura parike y'Akagera. Igikomangoma sibyo? Hagayikane ondi wavuye ubwami. Navugishije abo muri team yabo ya communication. Baranandangira rwose bati bandika na email. Mbaka utuntu turi simple. Nigeze gukorayo documentaire mpamenya amakuru. Menya amakuru ko hari inzu nabonye n'itongo Habyarimana yajyaga ajya kuragurizamo. Bibwirwa no mu guide. Ambwira ati hari ahantu Habyarimana yajyaga aza kuharaguza ririya n'itongo rye. Turakomeza tugera ahantu hari akarwa kitiriwe Nyirabiyoro. Ambwira amakuru ya Nyirabiyoro. Ndi kwitegurira mu kiganiro ku radio nkora cyitwa Iteka n'Amateka.
nshaka kwikorera isano ry'abategetsi n'ubupfumu. Kuvuga ninzanyemo ako kantu k'u Rwanda, iby'ibwami nabyo hari ibyo nabonaga n'iki nkabikora mu maseri. Ubwo ni episode ya mbere ndabihera no biri rusange nkomeze n'iki. Ndakubwiza ukuri ko bandiye sine. Uri kumva uburyo societe yacu imeze, wabyatse kuri telefone, waganiriye n'abantu, wananditse email, bakwihoreye. Bakuriye sine nta hantu hajya kurega umuziki, sibyo? Nese niba amakuru avuga ibyo bintu biraho bidafite icyo bitwaye, bihari nawe wigeze kwibonera, umuntu yayakwima, sibyo? Amakuru avuga kuri dosiye za meya wanyereje umutungo warugenewe kubakira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, amabati yaragenewe kububakira akayubakisha inzu ya nyina, uzayikora iyo nkuru bazayaguha, amakuru no mu karere bazayaguha. Niba ubwira akarere uti mubimbwireho bazabikubwiraho, biragoye. Nubwira minisita ngo kubera iki mwazanye ifumbire iri expired, cyangwa muduha amakuru y'ingano y'ifumbire yakozwe ryari, izasoza ryari mwazanye, tunamenye nkunganire n'iki, uzi igihe bizatwara. Ibyo nabyo nyine bibangamiye kuba, ntabwo mbyita ko bifite intention yo kuniga itangazamakuru, ariko bishobora gutuma abanyamakuru biniga. None se ndirekura gute nta makuru mfite? Biragoye cyane kugera ku makuru bwabyo bitari bworoshye. Abanyamakuru uyu munsi barinize kurenza uko banizwe n'ubutegetsi. Yego, Yves, reka ngushimire cyane. Ndagushimira. Ni impamvu urakoze.